yanyu iramya Kristo, imivugire yanyu ivuga Kristo, ubugingo bwanyu bube bugaragaza Kristo. Kristo Yesu mu ngingo zacu niwe shusho ikwiriye kuyobora ingingo zacu. Ntimukira abanyu rero ngo mwigenge, nta nubwo muri abanyu ngo mukore uko mushaka, ntabwo muri ibyigenge. Kandi nimukira abanyu ngo mwigenge 20, kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Imana ibampera umugisha. Ni byiza kubaho uko Yesu Kristo ashaka, nubwo bituryohera kwigenga cyangwa kwiyobora, kuko kamere muntu niko iteye. Dukunda kwigenga no gukora ibyo dushatse rwose, nyamara Yesu ntabikunda rwose. Yesu ndakunda ko mbikigenge. Yesu ndakunda umupasiteri w'ikigenge. Yesu ndakunda umuapotere w'ikigenge. Yesu ndakunda umuvuga butumwa w'ikigenge. Yesu ndakunda bishop w'ikigenge. Nta muhanuzi w'ikigenge. Yesu ntabwo atwemerera kuba ibyigenge. Ntituri abacu ngo twigenge, turi aba Kristo ngo tugengwe na Kristo. Tugendere mu ijambo rye, dukorere mu ijambo rye, tubeho mu buzima bwa Kristo Yesu. Ikindi kintu gikomeye, wishurirwa Kristo biradukiza, nicyo narindi kuvugaho. Iyo umuntu amaze gukira ibyaha, kuko ibyaha bitera ibikomere byinshi, akira n'ibikomere byaturutse ku byaha. Yamaze gukira ibyaha n'ibyo bikomere byaturutse ku byaha, ajya akira n'ubukene. Ariko hari ugwishurirwa Kristo bitanga n'ubuzima. Ubuzima bubonerwa muri Kristo Yesu. Kubaho mu mpano z'umwuka wera, kubaho mu mbaraga z'umwuka wera, kubaho dufite imigisha isaga, kubaho dufite ubutsinzi buri success, kubaho dufite ijambo rya Kristo ryuzuye, kubaho dufite ijambo ryo guhishurirwa, kubaho dufite umwuka uganira natwe, kubaho dufite ndabyita ngo kubaho muri compound y'umwuka wera. Tuba ahantu usa naho uboheye mu bikuta, ahubwo ukabaho uboshywe n'umwuka wera, ukorana n'umwuka wera, uyoborwa n'umwuka wera, uvugishwa n'umwuka wera, ugendera mu mbaraga z'umwuka wera, urebesha amaso y'umwuka wera, ugendesha ibirenge by'umwuka wera, ukoresha amaboko y'umwuka wera, ufite umubiri w'imbaraga z'umwuka wera, ukoreshwa n'umwuka wera. Kubaho ubuzima buhindutse rwose, kubaho ubuzima bwateye umugongo iby'isi, usa naho ubambwe kuri byo, ntukiyoborwa nabyo, ntugitwarwa nabyo, ntukigendera muri byo, ntukitsikamiwe nabyo, ntabwo bikigutegeka, ugasigara ugengwa n'ubutware bwa mwuka wera, ugakoreshwa n'umwuka wera, ukaganira n'umwuka wera, ukumva imbaraga z'umwuka wera, ukagira ibyishimo bitangwa n'umwuka wera, amahoro ava ku mwuka wera, ubugingo bwawe bugatoheshwa n'umwuka wera, ukajya wumva umwuka wera muri wowe ari imbaraga muzimana muri wowe. Haleluya. Umwuka wera ntabwo ari ikintu, umwuka wera ni umuntu. Umwuka wera agira amarangamutima, umwuka wera agira amaboko, umwuka wera agira akanwa aravuga, umwuka wera agira amaso arareba, umwuka wera agira amaguru aragenda, umwuka wera aratekereza, umwuka wera arishima, umwuka wera arababara, umwuka wera ajya agenda mu muntu, hagasigara atakiyoborwa na kamere, asigaye ayoborwa n'umwuka wera. Sema haleluya. Abaefeso igice cya mbere n'umurongo wa 17. Abaefeso cyangwa se Abefeso igice cya mbere n'umurongo wa 17. Haravuze ngo, ariko reka mbere kwa 16, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro, ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo na se
ndayisaba cyangwa se ari data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Kumenya Imana apana kuyibwirwa, kumenya Imana apana kuyumva uyumviye ku bandi, wowe kumenya inshinga, kumenya ukamenya Imana, ukamenya Yesu, ukabana na Yesu, ugakorana na Yesu, ukagendana na Yesu, ukumva Yesu mu ngingo zawe, ukumva Yesu mu mutima, ukumva Yesu mu maraso yawe, ukumva Yesu, ukamenya Imana, ukamenya n'umwana wayo, ukamuhishurirwa. Kumuhishurirwa Mana y'amasezerano, kumuhishurirwa ni ukumenya Yesu mu bwiru bwe, kumenya Yesu mu mikorere ye, kumenya Yesu mu mitekerereze ye, kumenya Yesu ubugari bwe, umurambararo we, igihagararo cye, ikijyepfo cye, ukamumenya, ukamuhishurirwa rwose. Utangira kubaho ubuzima busumba bw'iyi si ivuga. Iyi si natangiye mbabwira ngo nta makuru meza igira. Abagira amakuru meza ni abarenga iyi si y'umwijima bakamena ikirere. Pawulo yaravuze ngo nzi umuntu wagiye mu ijuru rya gatatu, yumva ibyo abandi batumvishe, umva areba ibyo abandi batarebye, yakoze no ku byo abandi batakozeho. Yari afite amakuru y'ijuru, ntabwo yari afite amakuru y'ikuzimu. Porana kuri social media zacu duhora twumva ngo ngo ikuzimu, ariko njyanyoberwa bavuga butumwa hora basa n'abaraye ikuzimu, barari ikuzimu, birirwa ikuzimu, amakuru yabo na ikuzimu, imvugo zabo ngo ni ikuzimu, babona bavuye ikuzimu, ntibajya babona bavuye mu ijuru. Paulo ntiyigeze atinda ku bavuye ikuzimu, ntiyagize amayerekwa y'ikuzimu, nta nubwo yavuze kuzimu. Yaravuze ngo nabonye umuntu wagiye mu ijuru rya gatatu, yumva ibyo abandi batumvishe, abona ibyo abandi batabonye, amenya ibyo abandi batamenye. Iyo waraye ku marembo y'ijuru wumva ibyo mu ijuru. Iyo waraye ku marembo y'ijuru umenya ibyo mu ijuru. Iyo amaso yawe ageze ku marembo y'ijuru ujya umenya amakuru yo mu ijuru. Dukeneye abantu batubwira amakuru yo mu ijuru, nayo mu isi amatwi yacu ahora yumva. Televiziyo zirayatwereka, ibitangazamakuru mpuzamahanga, yewe ay'intambara, ay'ibyorezo, ay'ibiza, ay'inzara, ay'imitingito, ay'iki byose, ay'abacanye inyuma n'abasenye n'abasenyutse n'abarangiye, ayoyo amaso yacu niyo tutayabwirwa n'abantu b'Imana na Satani yayatubwira. Dukeneye amakuru ava mu ijuru kugira ngo amaso yacu ahweze arebe, amaso y'umwuka ahweze amenye. Amaso yawe ndayasengeye ngahweze ahishurirwa iby'ubwami bw'Imana. Sema haleluya. Reka twumve uyu murongo wa 18 ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyizaragabera. 19 mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu bihe bizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose bishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo riba umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Amen. Wishurirwa Kristo, uwo ni urimo byose. Ubwo yamuzuraga mu bapfuye niwe wazutse, nabivuzeho. Ariko kandi muri uko kuzuka kwe ntiyamuzuye wenyine, yamuzuranye n'ibintu byose bizaba muri we. Uzaba muri Kristo Yesu uwo ntapfa. Uzaba muri Kristo Yesu ari we hishurirwa ry'agakiza, ari we hishurirwa tuvuga, ari we guhishurirwa no kumenya kose, ari we kumenya no gusobanukirwa. Muri we harimo umwuzuro wa byose, muri we harimo ubuzima, muri we harimo ibyo ntarondora ngo nzabivuge mbirangize. Harimo itorero, muri we harimo abagore n'abana, muri we harimo abasore n'abakobwa, muri we harimo za mariage, muri we harimo amashuri, muri we harimo amazu, muri we harimo ibihugu n'imigabane, muri we harimo guhishurirwa kumena ibicu, kukamena ibihu ukagera ku bindi bintu.
ibyo mvuze ntabwo mvuze viziyo. Viziyo ni ikintu kimwe, kwerekeza. Ibyo viziyo n'abapagani barayigira. Iyo bavuze guhishurirwa bitandukanye na viziyo. Viziyo ni ndaya zirayifite. Viziyo n'abagome n'abicanyi n'abanyazi bose barayifite. Viziyo ni rusange. Guhishurirwa Yesu, kwinjira muri Yesu, muri we harimo ubwiza bwose, muri we harimo imbaraga zose, muri we harimo kumenya kose, muri we niho amasoko y'ubwenge nyakuri ari, muri we harimo imbaraga zikiza, muri we harimo imbaraga zihindura, muri we harimo imbaraga z'umuzuko, muri we harimo imbaraga zibohora, muri we harimo imbaraga zitanga urubyaro, muri we harimo imbaraga zikiza kansa, harimo imbaraga zikiza sida, muri we harimo imbaraga zikiza indwara zose, muri we harimo guhemburwa, muri we harimo umuzura amasezerano. Sema haleluya. Muri we harimo byose, muri we harimo byose, harimo n'umuzuko, aho Imana izazura abapfuye bose. Abapfiriye muri Kristo Yesu ngo bazazukira kubona ubugingo buhoraho, ngarika abapfuye batizeye ngo bazazukira gucirwaho iteka. Iryo jambo rivuga ngo muri we n'umwuzuro w'ibintu byose, n'umwuzuro w'amasezerano, n'umwuzuro w'imbaraga hejuru y'izindi mbaraga zose. Ntabwo Yesu namunganya n'intambara zivugwa, ntabwo Yesu namunganya n'inzara zivugwa, ntabwo Yesu namunganya n'imitingito ivugwa. Hari ibimenyetso bizaba mu minsi y'imperuka nk'uko yasize bivuze muri Matayo 24. Kiriya gice kukimanuka kivuga ku buhanuzi bw'iminsi y'imperuka, ari nabwo dusohoyemo. Bibiliya iravuga ngo bizaba ari ibise byo kuramukwa nk'umugore utwite ugiye kubyara, ariko imperuka izaba itari yaza. Ndagira ngo mbabwire bakunzi b'umusaraba, nubwo mutagira ijambo ry'ihumure, Kristo yaduhaye ijambo ry'ihumure. Iri jambo ni ihumure ryuzuye, iri jambo ni ubuzima. Ubuzima bubonerwa mu guhishurirwa Kristo Yesu ni ubuzima ndengamurage w'ababyeyi, ni ubuzima ndengamurage. Ntabwo umurage twese tubaye hari uw'ababyeyi. Hari abarazwe na Yesu babona umurage uva kuri Yesu batarabonye umurage uva kuri se na nyina. Hari ababonye Imana ibaremera ubuzima butavuye kuri ba se na ba nyina, bitavuye kuri ba sekuru na ba nyirakuru, bitavuye kuri ba shangazi na ba se wabo, bitavuye kuri ba nyina wabo n'abandi. Yesu atanga umurage, Yesu atanga ubuzima, Yesu ahindura ubuzima, Yesu arema ubuzima, Yesu arahindura, Yesu arakomeza, Yesu ararera agakuza, Yesu arigisha umuntu akarangiza, Yesu yubatse ingo, Yesu akomeje abagabo n'abagore. Yesu ni umwami wo guhishurirwa. Twaramuhishuriye ubuzima burashoboka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Reka turebe kuri iki gice cya 3 cy'Abefeso ku murongo wa 14. Pawulo amaze guhishurirwa Kristo Yesu, reka twumve uko yamuvuze. Oh, haleluya, haleluya. Bibiliya tubwira ngo nicyo gituma mfukamira data wa twese w'imiryango yose yo mu ijuru niyo mu isi yitirirwa. Nicyo gituma ngewe Pawulo mfukamira data wa twese n'amavi yanjye iminsi yose. Hahirwa baba ku mavi, hahirwa abagabo baba ku mavi, hahirwa abagore baba ku mavi, hahirwa abasore n'abakobwa baba ku mavi. Pawulo aravuga ngo nicyo gituma mfukamira data wa twese, ariyo Mana data wa twese, uw'imiryango yose yo mu ijuru niyo mu isi yitirirwa. 16 ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomera cyangwa se gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka wera. 17 kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi muri bwo maze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye. 18 muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo ubwo ari bwo, mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Pawulo arerekana ko umuntu agomba guhishurirwa Kristo kugera ku mwuzuro,
ku kigero cyo kuzura, ukuzurira muri we, ugakomerera muri we, ukavomererwa muri we, ugahabwa imbaraga muri we, ukamenya uburebure bwe mu rukundo rwe, ukamenya igihagararo cye mu rukundo rwe, ukamenya ubutambike cyangwa se uburebure, ubutambike bw'urukundo rwe n'ikigepfo, kwaguka muri Kristo tugasobanukirwa. Iyo umuntu yahishuriwe Kristo Yesu akamenya urukundo rwa Kristo, isi ntabwo imucanganyukisha, isi ntabwo imubeshya, isi ntabwo imuyobora. Ntabwo wigenga, ugengwa na Kristo. Ntabwo wiyobora, uyoborwa na Kristo. Ntabwo ugenda uko ushaka, ugenda uko Kristo ashaka. Ntabwo uvuga uko ushaka, uvuga uko Kristo ashaka. Ntabwo ureba imirebere ya kimuntu, ureba nk'uko Kristo ashaka. Muri Bukama wa Filipi 2:5 Bibiliya avuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Umutima wari muri Kristo Yesu Imana idusaba gutunga. Bibiliya avuga ngo uwo nubwo yari afite akamero k'Imana, ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ngo ahubwo yisize ubusa, aca bugufi, araganduka, yambara akamero k'umugaragu, ndetse umugaragu w'imbata, ngo yicisha bugufi ndetse araganduka, ntiyanga no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, imusumbisha yandi mazina yose yo mu isi, kugira ngo amavi yose apfukame, ari ay'ibyo mu ijuru, ari ay'ibyo mu isi, ngo indimi zose zihamye ko Kristo ari Uwiteka, kugira ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Ubwo ni ubugari bwo gusobanukirwa, bwo guhishurirwa, bwo kumenya, bwo kumva, bwo gutegera amatwi ijambo rya Kristo, kugira ngo urusheho kugengwa na Kristo, utari ikigenge, utiyobora, utijyana ngo wigarure, ahubwo ujyanwa na Kristo, ukagarurwa na Kristo. Niba navuze ngo twicare tukicara, yavuga ngo duhaguruke tugahaguruka, yavuga ngo turyame tukaryama, yavuga ngo turambarare tukarambarara, kuyoborwa na Kristo, mwihishurirwa duhabwa na Kristo. Sema haleluya. Imana ibambere umugisha mwinshi. Ndavuga ngana ku musozo. Guhishurirwa Yesu, hari ibintu bitatu ushaka kuvugaho tugasenga. Icya mbere, guhishurirwa Kristo Yesu. Cyambere cyo guhishurirwa Kristo Yesu biduha no kuririmbira muri gereza z'ubuzima ducamo. Nibavuga gereza ntiwumviye umubiri, n'ubukene bwakubera gereza, n'indwara yakubera gereza, amadene yakubera gereza, ubushomeri bwakubera gereza, kubura urushako byakubera gereza, kubura abana byakubera gereza, gutabwa byakubera gereza, kwangwa n'imiryango byakubera gereza, kugambanirwa n'abantu byakubera gereza, yewe gushukwa no kugambanirwa no kuyobywa no kugenda ugakomeretswa. Abantu batuye mu magereza menshi, ariko guhishurirwa Kristo Yesu biduha kuririmba n'igihe turi mu buzima bumeze nka gereza. Guhishurirwa Yesu biduha kuririmbira n'ahantu hataraho kuririmbira. Guhishurirwa Kristo biduha kuvugira naho tutakavugiye. Guhishurirwa Kristo Yesu biduha guhamiriza naho tutabashije guhamya. Bakunzi inshuti z'umusaraba, guhishurirwa Kristo Yesu bijya biduha kuvuga n'igihe Satani yatubwiye ngo nimuceceke nimufite ijambo. Guhishurirwa Yesu biduha kuririmba, biduha kuzura umwuka wera no muri situation tutakuzuriyemo umwuka wera. Yesu ajya duha kuzura umwuka wera. Sema haleluya. Ibyakozwe n'intumwa 16 kuri 22. Ibyakozwe n'intumwa 16. Twirukange tugiye gusenga. Orima sheke de bosereba libara dorebo sene mashede wa yasedebo rika deba yasendere bashede wa. Urakoze Yesu we. 16:22. Ibyakozwe n'intumwa, twagiye muri Act 16 ku murongo wa 22. Abari bahateraniye babahagurukira icyarimwe. Abacamanza babatanyaguriza imyenda imbere, bategeka ko babakubita inkoni. Imyenda ya Paulo na Sila barayicagagura, kubera ko bari bateje igihombo gikomeye. Hari igihe twuzuye umwuka wera tujya duteza igihombo ikuzimu. Iyo twuzuye umwuka wera tujya duteza igihombo abadayimoni.
iyo twuzuye umwuka wera tujya duteza igihombo Satani. Urakuzura umwuka wera uteza igihombo abo banyazi, iyo myuka mibi, abo barozi, izo mbaraga zikurwanya. Imana ikumbera imbaraga z'umwuka wera, hagira ibintu utanyaguza, hagira ibintu ushwanyaguza, uteza igihombo ubwami bw'umwijima. Umva ku murongo wa 23. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi. Inkoni zingahe? Nyinshi zitabarika. Babashyira mu nzu y'imbohe. Bategetse umurinzi kubarinda cyane, baramutegeka tubarinde, ubabohe cyane ubadanangire, ubajugunye mu gasho karya k'imbere, bahambire bakome babone shabiyemeye ngo bafite Yesu. Erega barirase, baraduteza ibihombo, baraduteza ibibazo. Imana zacu zahirimye, ibigirwamana byahombye, wa murinzi we bahambire. Ngo bategetse umurinzi kubarinda, abarinda cyane. 24. Nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago, abazirikisha amapingu cyane. 25. Ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, ngo izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaye igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Haleluya! Iyo twayishuriwe Kristo turirimba n'igihe kitari cyo kuririmba. Bari bakubiswe baviriranya amaraso, babacagaguriyeho imyenda, ariko buzuye imbaraga za Kristo bararirimba, buzura umwuka wera barahimbaza, bararirimba. Ngo gereza ngo iterwa n'umutingito, ngo maze mu kuririmba kwabo ngo gereza iratigita, ngo maze iminyururu ya bose iradohoka, inzugi za gereza zirakinguka, ngo n'izindi mbohe zirabumva. Bakunzi, iyo twayishuriwe Kristo tuba mu buzima butatuboha. Nta cyakuboha, nta cyaguhambira. Hari imbaraga ziruta ibiguhambiriye, hari imbaraga zisumba ibikuboshye, hari imbaraga zisumba ibikuryamiye, hari imbaraga zisumba ibyagutsikamiye byose. Sema haleluya! Aba bagabo n'abakunzi ngo bakubiswe bari kuvirirana, baviriranye pe, amaraso n'imyishori, amaboko bayababaje, ikibuno bagikubise cyabyimbye, amaguru bayakubise yabaye nkaho ari ibinya. Umva, imibiri yabo yari yaraviriranaga amaraso, imyenda bayibaciriyeho, babajugunye muri gereza, bagezemo bararirimba. Ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro. Nuhagiwe n'amaraso, ngomezwa n'ubuntu bwinshi, kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro. Naho hazi byago byinshi ndamahoro. Yesu numukiza, Yesu numukiza wanjye ndamahoro. Nuhagiwe n'amaraso, ngomezwa n'ubuntu bwinshi, kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro. Byose biza mbera byiza ndamahoro. No mu byago yemwe, no mu byago nzaririmba ndamahoro. Naho ndiho naho napfa, nziko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ambibyo ngena byose ndamahoro. Haleluya! Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe. Yiduha kuririmba no ku munsi w'ibyago, yiduha kuririmba no ku munsi w'agahinda, yiduha kuririmba no ku munsi w'ishavu, yiduha kuririmba no ku munsi w'agahinda, yiduha kuririmba no ku munsi utari wo kuririmba. Imana ikaturemera indirimbo.
Haleluya. Ya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Abahishuriwe Kristo Yesu bagira indirimbo zihora mu mitima yabo. Abagabo bakubiswe, bacagaguriweho imyenda, bambuwe byose, baravirirana amaraso, barababoshya amaguru n'amaboko, barabadanangiye babashyize mu gasho, barabahambiriye umurinzi abarinda cyane, ategetswe kubarinda ngo abashyira imbere ndani. Ngo maze bageze imbere baravuga ngo Yesu turimo ntatwemerera guceceka. Bararirimba, 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 buzura umwuka wera, ngo gereza iratigita. Imana ikumbera imbaraga utigisa ibintu biri kugutigisa. Imana ikumbera imbaraga usenya ibintu bikwibasiye. Imana ikumbera imbaraga aho Satani yakuboheye umunyeganyeze, 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 umunyeganyeze. Sema haleluya. Ori mashede basia. Ngo bararirimba, bararirimba sha, bararirimba we. Bararirimba. Hari abagore bagiye kuririmba no mu bihe bibi. Hari abagabo bagiye kuririmba no mu bihe bitoroshye. Hari abasore bagiye kuririmba no mu bihe bigoye. Hari abakobwa bagiye kuririmbira Imana no mu bihe bibagoye. Kuririmbira Imana ntabwo turirimba kuko dufite ibitunezeza. Indirimbo yacu yuzuye imitima yacu kubwo guhishurirwa Kristo Yesu. Twahishuriwe Kristo Yesu, nta cyamutwambura, nta cyamutunyaga, nta cyamutunyaga, nta cyamudukuraho. Tumuryamyeho, tuzamuryamaho, tuzamugumaho, tumuri iruhande, turakomejwe, turarinzwe, dufite imbaraga kubwo kumuvuga gusa turakomejwe. Sema haleluya. Uwo ni umwami w'amahoro aragahora ku ngoma. Haleluya. Eria mashedi ya sede boside boshede boa 26. Uwo mwanya habaye igishyitsi cyinshi. Imfatiro z'inzu ziranyeganyega. Inzugi zose zirako zirakinguka. Iminyururu ya bose itakira dohoka. Uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse, agira ubwoba ngo imbohe zacitse. Akura inkota ye mu rwubati, aravuga ngo n'ubundi ntabwo ndibuze gusobanurira ababampaye, ndaza kuba napfuye, reka niyice mbere yuko mpfa. Ashaka kwiyica. Reka twumve ijambo ry'umuyobozi washize amanga bita Paulo, twumva uko yavuze. 28 nuko agiye kwiyahura. Paulo avuga n'ijwi rirenga ati wikigirira nabi sha, twese turi hano. Utagira ngo Imana ituboho yigambiriye kugira ngo ducike, no. Yakoze ibitangaza mu nkoni nyinshi twakubiswe. Yakoze ibitangaza mu marira menshi twarize. Ariko indirimbo zacu ziracyaturimo. Nubwo amakuba ari yose ariko turacyaririmba. Nubwo inzara yatera ariko turacyaririmba. Nubwo ubushomeri bwaba bwinshi turacyaririmba. Nubwo amaganya y'isi yavuza induru n'ibiri kwisi bikavuza induru, turacyafite indirimbo. Ikinguye imiryango ntitwemerera gutoroka ngo twirukanye. Barahagarara barema. Hari umuntu waririmbye indirimbo bavuga ngo Yesu nakubohora uzaho rugenda wemye kandi uzidegembya uzuye umunezero. Yesu nakubohora, Yesu nakubohora uzaho rugenda wemye kandi uzidegembya uzuye umunezero. Kwiheba ufite we, kwiheba ufite nuko iki kurara udasinziriye kandi Yesu yaratsinze. Yewe mwana w'umuntu we, kwiheba ufite we, kwiheba ufite nuko iki kurara udasinziriye kandi Yesu yaratsinze. Yewe mwana w'umuntu, Yesu nakubohora, Yesu nakubohora uzaho rugenda wemye kandi uzidegembya uzuye umunezero. Haleluya, 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 haleluya. Arababwira ati no, ntabwo tuva aho turi. Inzugi zakingutse ariko turacyahagaze. Iminyururu yatuvuye ku maboko ariko turacyahagaze. N'izindi mbohe zabohowe zose ariko turacyahagaze. Ntituva aho turi. Harababwira ati bagabo bene data nkora iki? Mbigenze nde ngo iyi Mana nyikurikire? Mbikore nde kugira ngo uyu mwami muhishurirwe?
mbikore nde kugira ngo uyu mwami nanjye mwakire? nkora iki ngo mbigenze ndi? atangira kubaza ngo mbigenze ndi. iyo Yesu twamuhishuriwe dusigaye tubaza ngo Yesu we dukora iki? iyo twamaze guhishurirwa Yesu neza, ntabwo twibaza, ntabwo tujya kwirirwa tuvuga byinshi, tubaza Yesu. tubaza Yesu. impamvu utakimubaza, umaze kuba ikigenge, umaze kwiyobora, umaze kugamika ijosi, urashaka gukora ibyo ushaka, urashaka kugenda uko ushaka, urashaka kuba uko ubyumva, ngo uzabikora uko ubyumva, ngo nta mukozi w'Imana ukizera, ngo nta mana uzabaza. ubwo bwigenge buzakora kuri benshi. uko kuba ibyigenge bizazana amarira y'igihe kirekire. uko gushaka kuba ikigenge bizakuzanira ibikomere by'igihe kirekire. uko gushaka kwiyobora no kwigenga, utagengwa n'ijambo ry'Imana, utagengwa na Kristo n'ubuyobozi bw'Umwuka Wera, udashaka kugengwa n'Imana yakuremye, ejo hazaguhinyuza, ejo hazakuriza amarira. Reka twumve uko yabaje 29. 29. atumira itabaza, aturumbukira mu nzu ahinda umushyitsi, yikubita imbere ya Pawulo na Sila, maze arabasohokana. arababaza ati, batware, nkwiriye gukora nte ngo nkore iki? nkwiriye kubigenza nde ko mbona imbaraga mufite zirenze imbaraga navuga? baramusubiza bati, izere umwami Yesu, urakira ubwawe n'abo mu rugo rwawe. bamubwira ijambo ry'umwami Yesu n'abo mu rugo rwe bose. mu gicuku cy'iryo joro arabajyana, arabuhagira inguma, abakiza za nguma arabuhagira. amaraso yaraviriranaga, bambaye ubusa, baguwe nabi, amaraso ari yose yabaye imyishori, ibyuya byari byose. aragenda arabuhagira inguma, aherako abatizwanya nabe bose, arabazamura abajyana iwe, arabagaburira, abafata neza. yishimana cyane n'abo mu rugo rwe bose kuko yizeye Imana. ijoro rikeye babacamanza batuma abasirikare babo bati, nimugende murekure abo bantu. umurinzi w'inzu y'imbohe abwira Pawulo ayo magambo ati, abacamanza baratumye ngo murekurwe, nuko rero nimusohoke mugende amahoro. ariko Pawulo arabasubiza ati, badukubita imbere y'abantu, nta rubanza rwadutsinze, kandi turi Abaroma. umva ka kantu k'Abaroma, kandi turi Abanyamerika bubu. gupfa gukubita umunyamerika byakubiza icyuya, ntabwo wapfa gukubitwa Abanyamerika, ni birangana n'Abaroma ba kera. ntabwo wapfa gukubita Umuroma, kubera ko bari abantu bakaze cyane. kandi turi Abaroma, badushyira mu nzu y'imbohe, none barashaka kudukuramo rwihishwa. reka da, ahubwo aba aribo baza ubwabo badusohore. 38. ayo magambo abasirikare bayabwira abacamanza, bumvise yuko ari Abaroma baratinya. agira ngo nkubwire, nta burya ku isi nta ubura uwatinya. shobora kugutinya ariko nawe ugira utinya. burya abantu bashobora kugutinya bitewe n'uwo uriwe, ariko nawe hari ugera imbere ugatinya. bagombaga gutinya abacamanza, nta udatinya abanyarukiko, ariko nabo bamaze kumenya ko ari Abaroma, bagize ubwo baravuga ati, turazerekeza he? inzuzi noneho turaziterera he? ko biradukoraho ko twakubisa Abaroma. ni nk'uyu munsi kubona ukubisa Abanyamerika ambasade yabo igahaguruka. ntabwo ari ibintu byoroha bene da. ku isi yose murabizi baravuga rikijyana. Abaroma iki gihe nibo bari abantu bakaze, kandi na n'uyu munsi ntiboroshye. Abaroma b'uyu munsi n'ubundi ntiboroshye. icyo mbabwira, buri muntu wese agira uwo yatinya. mfite uwo ntinya, nawe ufite uwo utinya. ubuzima bw'umuntu wese agira uwo atinya kandi agira uwo yubaha. bamenye ko ari Abanyeroma, bafite ubwenegihugu bw'Abaroma, baratinya. baravuga ati, ibi bintu turabigenza gute? 39. baraza babasaba imbabazi, barabasohora, babasaba kuva muri uwo mudugudu. bamaze gusohoka mu nzu y'imbohe, binjira mwa Ludiya, ubwo ni mu rugo rwitwa kwa Ludiya, babonana na bene data, barabahugura, barangije barigendera. amen. nari mvuze akambere karavuga ngo guhishurirwa Yesu biduha kuririmba no muri gereza z'ubuzima. agira ngo mbabwire, buri muntu wese agira akaryango Satani amunigiramo.
buri wese agira akaryango Satani amuhonderamo. Waba ukize ugira akaryango Satani agusekuriramo, waba ukomeye ugira akaryango Satani agusekuriramo, waba ukomerwa amashyi, waba upfukamirwa, waba usingizwa, buri wese muri isi agira akaryango asekurirwamo kibanga. Nongere mbisubiremo se, buri wese muri iyi si, yaba ukomeye, yaba ukize, yaba ukennye, yaba ukomeye, agira akaryango kasekurirwamo n'ibimusekura. Kandi iyo bimaze kumusekura asohoka ibanga arikinza avuga ati reka ne kwigaragaza ko nanjye nasekuwe. Ariko buri wese agira akaryango asekurirwamo. Abagore bagira uturyango twabo basekurirwamo, n'abagabo bagira uturyango basekurirwamo. Abakobwa bo reka sinakubwira, abasore b'iki gihe bo n'ibindi, amagambo yabo agaragaza ko basekuwe. Mbabwire, buri wese agira akaryango asekurirwamo. Ninde uzakavamo aririmba? Nuwahishuriwe Kristo Yesu. Ninde uzakavanamwe ubuhamya? Nuwahishuriwe Kristo Yesu. Ninde uzakavanamwe amashimwe n'ubuhamya? Nuwahishuriwe Kristo Yesu. Ninde uzakavanamwe izina rishya? Nuwahishuriwe Kristo Yesu. Ninde uzakavanamwe ubuhamya buzima, butanduye, butabeshya, butuzuye ibinyoma? Nuwahishuriwe Kristo Yesu. Ariko buri wese agira hasekurirwa. Kandi iyo umaze kunoga, Yesu ajyaza agatabara. Gira ngo abantu ntidusekuwe. Abantu turasekuwe. Abantu basekurirwa mu byumba, bandi bagasekurirwa mu igunira, bandi bagasekurirwa muri saro, bandi bagasekurirwa mu tuzi, bandi bagasekurirwa mu birere, abandi bagasekurirwa hasi. Abantu barasekurwa, ahubwo nuko gusekurwa kwa buri wese Imana yabigize ibanga. Ariko Imana igaragaza gusekurwa kwawe, isi yari kukota. Turashimira Imana ko Imana igiye kugukuramwe amahoro, kandi uzavamo umeze nk'izahabu. Uzavamo umeze nk'izahabu. Uzavamo umeze nk'iki? Nk'izahabu. Sema haleluya. Hey, sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Twongere haleluya. Ori mashede ya bosika tesa. Ndavuga ka kabiri, gwishurirwa Yesu biduha imbaraga zo kumukorera dushize amanga, tudatinya, tudakebakeba. Abantu barakubaza ngo ese uri umukozi w'Imana? Ngo nanjye byarancanze. Byaragucanze? Biragucanze mukozi w'Imana? Ubu nushaka guhamya ko ukorera Imana, shira amanga. Shira amanga uhamye uwo wahishuriwe. Shira amanga uhamye ijambo rya Kristo wamenye. Ngo ese ubundi uri umukristo? Ngo yewe ngo iby'iki gihe ngo ubukristo bw'uyu munsi harya buracyavugwa? Butavugwa ninde wabutwaye? Ninde wabutwaye? Ninde watwaye ubukristo? Ngo ese ngo nitwigeze tukubona usengera ibunyanaka, ukora umurimo ibunyanaka? Ngo aha ngo hari kera. Uyu munsi wabaye iki? Iyo udahisemo kugumana, iyo utagumanye Kristo ngo uhitemo kumugumana, burya barakuguranira. Muribuka wa mugore wari ufite umwana, araryama na mugenzi we araryama, bafite abana babiri. Ngo umwe aza kuryamira umwana we. Amaze kuryamira umwana we, biratangaje, arapfa. Undi wari uryamanye n'umwana we, wa wundi upfushije umwana aramumwiba. Amaze kumumwiba amwegereza wa wundi wapfuye. Ngo umugore arangije arakanguka asanga aryamanye n'umwana upfuye. Aramwitegereza, arashishoza, areba mu maso, areba ku maguru. Burya ababyeyi bamenya impinja zabo. Yemwe niyo bakiri mu bitaro, ababyeyi bajya bamenya abana babo. Aravuga ati uyu mwana si uwanjye. No, uyu mwana si uwanjye. Avuze induru bati yo baba, umwana wawe baramutwaye, umwana wanjye baramutwaye. Agiye kureba asanga ni wa mugenzi we bari kumwe. Amutwariye umwana wari muzima, amusunikira upfuye. Hari abagore baguraniwe, hari abagabo baguraniwe, bari bafite ubuzima bw'umwuka, barangije buratwarwa, baraguranirwa. Ariko haboneka umunyabwenge bita Salomo, bamushyiriye babana. Salomo yari igicari, umunyabwenge yari igitangaza. Arabwira ati muzane uwo mwana. Ahamagaza inkota, barayizana abasirikari. Aravuga ati umwana ndamupasuramo kabiri, umwe atwara igipande, undi atwara igipande.
nyina w'umwana aravuga ati ye baba we, ye baba we, ye baba we, ye baba we, bagiye kunsaturira umwana, bagiye kumucamo kabiri. Ati oya, aho kugira mu mucemo kabiri ndamumuhariye namutware. Wa mugore kuko umwana atari aravuga ati oya nimusature, satura mwami, satura. Salomo aravuga ati aha mugore namenye umwana, umwana nuwa nyina umufitiye imbabazi, ariko utamufitiye imbabazi si nyina. Ndagira ngo nkubwire, iyo utabaye maso uraguranirwa. Uriya mugore iyo hataba umwami wahawe ubwenge bwo gushishoza, wahawe ubwenge bwo kumenya, uyu mugore aba yaratwaye umwana w'umurambo cyangwa se bakanasatura wa wundi, ariko imbabazi z'umwana zamukoze ku mutima. Aravuga ati ntibikabe ko basatura umwana wanjye. Salomo ari umuhanga arabimenya, aravuga ati uyu mwana nuwa nyina umufitiye imbabazi. Birakwiriye kubera amaso ibihurimo. Wirangara utaguranirwa, wiba mu burangare utaguranirwa, wiba mu burangare utibwa icyari cy'agaciro ugasigirwa ikitari cy'agaciro, wiba mu bihe byo kuba kure y'Imana, kuba kure y'amasengesho utaguranirwa, ugasigarana igicupuri. Umwana muzima yaratwawe kera. Reka nivugire icya kabiri, gwishurirwa Yesu biduha imbaraga zo kumukorera dushize amanga. Ibyakozwe n'intumwa 19 ku murongo wa 8, 19 ku murongo wa 8 n'urugendo rwa gatatu rwa Paulo ngiye kuvugaho ngana ku musozo. Paulo yakoze ingendo 3 zivuga butumwa, urwa mbere n'urwa kabiri n'urwa gatatu. Reka mvuge kuri urugendo rwa gatatu muri iki gice cya 19 n'umurongo wa 8. Haravuga iki? Yinjira mu isinagogi amara amezi 3 avuga ashize amanga. Mugabo wari warakozweho na Kristo, yarahishuriwe Kristo, aramufata aravuga ngo sinzakurekura, sinzagusiga, ningusiga naba ntariho, n'amategeko nari narayahambiriye ndayazingatira, maze kugwishurirwa nawe nzakugumana. Yesu we, nzakugumana, nahisi yashaka kukunyambura, nzakugumana. Yinjira mu isinagogi amara amezi 3 avuga ashize amanga, ajya impaka nabo abemeza iby'ubwami bw'Imana. Ariko bamwe binangiye imitima, ya binangiye imitima bahozeho, nimubona nabo uyu munsi binangira imitima na kera bahozeho. Ariko bamwe binangiye imitima banga kwizera, batukira inzira ya Yesu imbere y'abantu. Ava muri bo arobanura abigishwa iminsi yose, agira impaka mu nzu yo kwigishirizamo ya Turano 10. Agumya kugira atyo amara imyaka 2. Nuko abatuye muri Aziya bose bumva ijambo ry'umwami Yesu, Abayuda n'Abagiriki. 11 niho nashakaga ko twumva cyane. Kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Paulo ibitangaza bikomeye. Iyo wemeye gukorera Imana, amaboko yawe irayakoresha. Iyo wemeye gukorera Imana, ibiganza byawe birabikoresha. Iyo wemeye gukorera Imana, n'ibirenge n'akanwa n'amaso n'umutima, Imana irabukoresha. Ngo nukuri Imana ntirya ruswa. 11. Kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Paulo ibitangaza bikomeye, ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we, bagakira indwara zabo, abadayimoni bakabavamo. Ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni, zihimbira kuvugira izina ry'umwami Yesu kubatewe n'abadayimoni, ziti ndagutegetse mu izina rya Yesu wo Paulo avuga. Kandi hari abahungu 7 b'umuyuda witwaga Sikewa, umwe mu batambyi bakuru, bagenzaga batyo. Bukeye dayimoni arabasubiza ati Yesu ndamuzi, na Paulo muvuga ndamuzi, ndetse ndanamumenye, ariko mwebwe muri bande? Nuko umuntu wari urimo dayimoni uwo arabasimbukira bombi, arababasha, arabanesha, bigeze ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa, bakomeretse cyane. Ibyo bimenyekana mu Bayuda no mu Bagiriki bose batuye muri Efeso. Bose baterwa n'ubwoba, kandi izina rya Yesu rishyirwa hejuru. Nuko benshi mu bizeye baraza batura ibyaha byabo, bavuga n'ibyo bakoze byose. Kandi benshi mu bakoraga iby'ubukonikoni bateranya ibitabo byabo by'ubukonikoni, bitwikirwa imbere ya rubanda rwose. Babaza ibiciro byabyo, babona yuko bigeze ku bice by'ifeza inzovu 5. Mbega ibitabo byari byinshi.
uko niko ijambo ry'umwami ryagwiriye cyane kandi rikomeza kuganza. Amen. Ari abantu bajya bansetsa, mwari muzi ko iri jambo ryitwa Yesu n'abatamuzi ribaryohera kurivuga. Pawulo arimo arivuga ngo yafataga imyambaro ivuye ku mubiri we bakayishyira abarwayi, bakayikoza ku barwayi bagakira amakanseri, bagakira amadiyabete, bagakira ama high pressure, bagakira depression, bagakira indwara z'umubiri z'uruhu, bagakira indwara z'amaraso, bagakira impyiko, bagakira imyijima, bagakira imitima, bagakira mu mitwe, abasazi bagakira, abadayimoni bakavuza induru babakojejeho imyenda ya Pawulo gusa, imyenda gusa. Ngo bafataga udutambaro mushwari yazihanaguza ibyuya nk'uko mpanaguye ibyuya gutya mpanaguye icyuya kindiho, uyitwaye yayikoza ku murwayi wari wahwereye akazuka agahagarara. Erega babona birimo ubustari, babona birimo uburyohe. Ngo abahungu 7 bari abasikewa baravuga ati ariko natwe ibi bintu birimo akantu. Erega dufite bene sikewa bahagurutse nibo banangije uyu murimo. Bene sikewa batahamagawe, bene sikewa batazi ubutumwa bwiza, bene sikewa baryohewe no kuvuga Yesu tabarimo, bumvanye abandi, babonye sigise y'abandi nabo baravuga ati ariko ahantu harimo sigise koko. Ariko Bibiliya tubwiye ngo byabakozeho, ni ukuri byabakozeho. Ngo maze bajya kureba umuntu urwaye abadayimoni, baragenda baravuga ngo turirukana dayimoni mu izina rya Yesu uwo Pawulo akorera uwavuga. Dayimoni ataha, Yesu muvuga ndamuzi, na Pawulo muvuze ndamumenye, mwebwe muri benende, mwebwe muri benende. Ngo maze arabasingira, arababasha, arabakanda, arabakandamiza. Icyo gituma mbabwira ibi bintu kubijyana mwindi mitwe n'ubundi bubandi n'ubundi bubingwa, burya bijya bikora ku bantu babijemo bitari ibyabo, bibakoraho. Ndagira ngo mbabwire ibi bintu ntabwo abivangira, ibi bintu ntiwabibamo utarabisigiwe, utarabyerejwe, ibi bintu bikora ku bantu benshi, bikora ku bantu benshi, bibakoraho. Dayimoni irabashwanyaguza, irababasha, ibavusha amaraso, irabaniga koma, barumva. Dayimoni irabumvisha. Ntukitorore ngo ujye mu bintu utazi, ntukitorore ngo ujye mu bintu utahamagariwe, ntukitorore ngo uvuge ibyo utazi iyo biva niyo bigana, ntukitorore ngo wigana bakora ibyo bahamagariwe, basigiwe, berejwe, ngo kuko abonye ko birimo ubustari, birimo sigisi. Ngerega buriya biriya bintu rwose birimo amafaranga, biriya bintu birimo kukomerwa amashyi, biriya bintu birimo protokole za korteje, abantu bajya babisamira hejuru. Mbabwiza ukuri bakundwa, ibi bintu iyo utabyerejwe, iyo utabihamagariwe, iyo utabitoranirijwe, iyo utabihamagariwe ngo Imana ikwimike, ariyo dayimoni zirakubasha, dayimoni zirakubasha, dayimoni zirakubasha. Ngo ariko ngo nubwo bene sikewa bakubiswe hasi n'abadayimoni, ngo ubutumwa bwiza burabwirizwa, abantu bihana ibyaha byabo, abasinzi barihana, abari mu ndagu bareka kuraguza, abari mu buterekerezi barabireka, abari mu businzi barabireka, abari mu bigirwamana barabireka, abari abasambanyi ruharwa barabireka, abari abarozi barabireka. Ngo bazana ibitabo by'ubukonikoni, ngo byose babirunze, ngo babirunda ku muriro barabitwika. Muri uko kubitwika ubutumwa bwiza buramamara. Harageze ngo dufate imbaraga ziyita imbaraga z'Imana, tuzimenagure, tuzisenye, tuzikubite hasi, dukubite hasi ubwo bwami bw'umwijima. Harageze ngo Imana Data ihagurutse abakozi nyabakozi, abo yahamagaye, abo yatoranije, abo yemeje, abo yamenye kera, abo yatoranije, abo yatsindishirije, kugira ngo bahagarare mu muhamagaro w'ubutumwa bwiza, basohoze gukiranuka kw'Imana, bakorere mu muhamagaro w'Imana, bakorere mu butumwa bw'Imana, bakoreshwa ibimenyetso n'ibitangaza nk'uko amaboko ya Pawulo yakoreshwaga ibimenyetso n'ibitangaza. Reka nirukange simbitinzeho, reka nisomere kuri 21 bibumbura gatoya. Muri rugendo rwa gatatu harimo ibintu byinshi nakavuze, ariko ndavugamo 2 3 ndekera aho ngaho. 21 ku murongo waho wa 8. Muri urwo rugendo rwa Pawulo rwa gatatu, reka twumve ibyamubayeho. 21:8.
byakozwe n'intumwa. Bukeye bwaho tuvayo tugera i Kayisariya, twinjira mu nzu ya Filipo mubwiriza butumwa bwiza, n'umwe muri ba bandi barindwi baducumbikiye cyangwa se ducumbikiwe. Uwo yari afite abakobwa bangahe? 4 bari abahanuzi. Ari genja numva abantu bavuga ngo Yesu amaze kuva mu isi ngo nta muhanuzi wasigaye. Ariko mwabaye muti? Aba bakobwa 4 bavuze ngo bari abaki? Bari abahanuzi. Kuvuga abahanuzi bari bazi kwigisha ijambo ry'Imana, bari bazi kubwiriza ubutumwa bwiza, bari bazi ijambo ry'Imana, bari bazi Yesu, ariko titre yabo title ntibavuze ngo bari abigishwa, ntibavuze ngo bari abigisha, ntibavuze ngo bari abashumba, baravuze ngo bari ba profeteze, kuko bari abakobwa, bari abaprofete, ariko profeteze. Ariko dufite abantu ngo Yesu ngo niwe muhanuzi, nibyo, ariko na nyuma yuko Yesu agiye intumwa ze zarahanuye, na ba Paulo barahanuye, bakoreshejwe ibitangaza n'ibimenyetso. Yewe batweretse abakobwa 4 bande. Reka twumve, mujye muva mu bintu by'amagambo y'iyisi n'ibihendo by'iyisi. Imana uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri, uko yakoraga kera n'uyu munsi ni kwikora. Imana ntigihindura structure, Imana ntigihindura imikorere yayo, uko yakoraga kera n'uyu munsi ni kwiri. Umva ku murongo wa 9 wa 10, tugitinzeyo iminsi haza umuhanuzi witwaga Agabo avuye i Yudaya. Ageze aho turi yenda umushumi wa Paulo, uwo nawe yari umuhanuzi, awibohesha amaguru n'amaboko, aravuga ati umwuka wera aravuze ngo nyiri uyu mushumi niko abayuda bazamubohera i Yerusalemu, bamutange mu maboko y'abapagani. Tubyumvishe twese cyangwa twebwe n'abantu baho, turamwinginga ati Paulo, ibi bintu wumvishe warekeye ngo atagiye Yerusalemu. Ariko Paulo aratubaza ati, niki gitumye murira mukameneka umutima cyangwa mukamena umutima? Uretse no kuboherwa i Yerusalemu gusa, niteguye no gupfirayo kubw'izina ry'umwami Yesu. Yanze kutwumvira, turicecekera tuti ibyo umwami Imana ashaka bari ibyo biba. Amen. Buriya iyo wahishuriwe Kristo Yesu, bigushoboza kwakira imbaraga, ugatinyuka, ugashira amanga n'igihe cyari kigihe cy'iterabwoba. Ubuhanuzi buramanutse bati nyiri uyu mushumi bazamuboha, nyiri uyu mushumi bazamuhambira, nyiri uyu mushumi bazamujyana i Yerusalemu bamubabaze, bazamugirira nabi. Arababwira ati ariko iryo terabwoba ni iki? Ukuyeho no kubohwa, niteguye no gupfirayo kubw'ubutumwa bwiza. Babonye ko yamaramaje, baravuga ati murekeraho, ibyo umwami Imana ashaka bari ibyo bizaba. Amen. Uru rugendo rwa 3 rwabayemo ibibazo byinshi. Reka dusoreze ku gice cya 28. Mwumva aho yaje gusoreza, ubwo soreje muri 28. Aha yari ari mu manza zari zaratangiye, imanza ziratangira. Paulo aregwa n'abayuda barenga 40 basaga kumwica, simbivuzeho. Agenda kuburana, agenda ajurira, simbivuzeho. Uko yagiye kujuririra ku mwami Agiripa na Festo, simbivuzeho. Uburyo yagiye kugenda yisobanura uwo ari we n'ibimujyana mu manza, simbivuzeho. N'uburyo bwose yagiye agaragaza ko icyo bamuhora ni ukuvuga kuzuka kwa Kristo no gupfa kwa Kristo n'umuzuko, no kwizera ko Kristo azazura abapfuye bose, simbivuzeho. Ariko ndavuga kimwe mwisoza, ubwo yajuriraga kwa Kaisari i Roma, 28 n'umurongo wa mbere. Hele boshede basede basika. Tumaze gukira, aho rwari mu rugendo rwari amaze gukira inyanja, tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Imerita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese nk'uko hari imvura n'imbeho. Ariko Paulo amaze guteranya umuganda w'ingwi arazicana, incira iva mu muriro imuruma mu kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, bavugana bati nukuri uyu muntu n'umwicanyi, nturora nubwo yakize inyanja idacurwa kibera ntimukundira kubaho, ariko akunkumurira, ariko subiramo, akunkumurira
abana b'Imana iyo bahagurukiye gukorera Imana, ibi bizingiraho, ibibagota, ibibasenguruka babikunkumurira muhehe mu muriro. Yereka igicaniro nikikuzimana, nikikuzimana bye bye. Igicaniro nikikuzimana guhaye intashyo. Tuzaririmba urwo tubonye, kandi niwe uzaruririmba rwa mbere. Igicaniro ariko akungumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Gatandatu, babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona nta cyabaye, barahindura bati ni Imana. Ni ryari abantu bajya bahindura amagambo ku bantu bamaze guhishurirwa Kristo, ubuzima bwo kubana na Kristo, ubuzima bwo kubana na Yesu, ubuzima bwo guhishurirwa, ubuzima bwo guhishurirwa. Urakira ubwawe. Iyo wahishuriwe Yesu urakira ubwawe ugakiza n'abandi. Iyo wahishuriwe Kristo Yesu ukiza urugo rwawe, ukiza umugabo wawe, ukiza umugore wawe, ukiza abana bawe, ukiza bene nyoko, ukiza bene so, ukiza abavandimwe, ukiza abaturanyi. Iyo wamaze guhishurirwa Kristo Yesu aragukiza ubwawe nawe ugakiza abandi. Paulo turamubona aca mu nyanja yerekeza i Roma kwa Kayizari, ariho yajuririye. Mbibutse ko urubanza rwaje kurangira Kayizari amubohoye. Aravuga ati rwose imanza uburana n'iz'ubusa, imanza uburana n'iz'ikinyoma, imanza uburana n'iz'amateka y'Abayahudi, n'iz'imigenzo n'imiziririzo n'amategeko n'imihango byabo. Aramubohora, ariko atari yagera kwa Kayizari. Dufite Kayizari mukuru ni Imana. Dufite Kayizari uruta abakayizari bo mwisi ni Imana. Umva nkubwire mukozi w'Imana, umva nkubwire mwizera wahishuriwe Yesu, umva nkubwire mugore wamenye Imana, umva nkubwire mugabo wamenye Imana. Hari ijambo rimwe, nubwo Imana yawe ibaye nk'iyihishe, ibyo bikuzengurutse bikugota kugira ngo bikumirire mu nzira, hari imbaraga zikujeho ugiye kubikunkumurira mu muriro. Imana yawe izatabara, Imana yawe izerekanwa, Imana yawe izasubiza, Imana yawe izatabara. Imana izerekana ko uri umwana w'Imana kandi wahishuriwe Kristo by'ukuri. Inzoka yashakaga kugira ngo imurangirize mu nzira atageze kwa Kayisari. Ibishaka kuturangiza tutari twabonana n'Imana ni byinshi. Ibishaka kwica ubugingo bwacu tutari twageraho Imana ivuga ni byinshi. Ibishaka kuturangiriza mu nzira urugendo rw'amasezerano rutuzuye ni byinshi. Ibishaka kwicisha ingo zacu tutabyaye, tudahetse, tutuzukuruje ni byinshi. Ibishaka kwica ibikorwa twatangiye tutabyenjoyinze, tutabinezererewe ni byinshi. Ariko Imana itanga garante. Nubwo ibyakuzenguruka byakugota byaba byinshi, nubwo warumwa n'inshira mu rugendo, dufite umuriro, dufite igicaniro, dufite aho twingingira Imana. Wa mutima winginga Imana iminsi yose biragereranywa n'igicaniro kiri mu mitima yacu kugira ngo dukunkumurire ibiturereta ku maboko mu muriro mu izina rya Yesu. Hey, ya Oria bashade ya sode basede wa shede bayi. Mwuka wera fasha. Hari ikintu kikugose gikungumurire mu muriro. Hari ikintu kikwizingiyeho gikungumurire mu muriro. Hari ikintu kiguteye ubwoba gikungumurire mu muriro. Hari ikintu kiri kukubwira ngo erega ibyo watangiye ntibishoboka, kungumurira he mu muriro. Hari ikintu kigusuzuguye, kungumurira hehe mu muriro. Umva, dufite igicaniro gihoraho kitazima, kitubakiwe mu nyubako z'abantu, cyubakiwe mu mitima yacu. Iyo kicyaka kunkumurira mu muriro, kunkumurira he mu muriro. Ibikugose kunkumurira he mu muriro, ibyaguteye kunkumurira he mu muriro mu izina ryande rya Yesu. Dufite igicaniro kitazima cyo mu mutima. Niba cyarakuzimanye Pole, haracyariho amahirwe ko wakongera ukacyatsa. Ibaze y'inzoka iza kurya umupagani utari Paulo, yari gupfa akindutse, yari gupfa abyimbiwe. Umva, yari gupfa nk'uko abandi bose bapfa. Mbabwire, hari inyama itaribwa, ni inyama y'umurokore wahishuriwe Yesu. Inyama y'umurokore wahishuriwe Yesu ntiribwa. Inyama y'umurokore wahishuriwe Imana ntigiribwa n'abarozi.
inyama y'umurokore wahishuriwe ntigigambanirwa ngo ishyirwaho abadayimoni bashaka. Inyama y'umurokore wahishuriwe Yesu irabahagama. Reka ngubwize ukuri, warabahagamye n'ubundi uzabahagama, yewe uzongera ubahagame. Erega ibyakozwe ni byinshi ariko warabahagamye. Erega imbaraga zaguhagurukiye zari zikomeye ariko warabahagamye. Erega n'ibihe byari wanyuzemo byari biteye ubwoba ariko warabihagamye. Iyo twahishuriwe Yesu duhagamye. Ibihe turabihagama. Hari ibintu ugomba guhagama nguko n'ubundi hari ibyo wahagamye. Erega ibyagushakaga byari byinshi, ibyaguhigaga byari byinshi, ibyo Satani yohereje, ibitero yarayoye, ibitindi n'ibitindi gasani araza ashaka kukurundaho ariko warabihagamye. Imana ishimwe ko wabihagamye. N'uyu munsi ubihagame mu izina rya Yesu. Ngo Pawulo ishira imuruma ku kiganza, bategereza ko ari bubyimbirwe cyangwa ari bupfe akindutse. Ngo nuko ayikungumurira mu muriro ntiyagira icyaba. Ngo bategereza ko ari bupfe akindutse cyangwa ari bupfe abyimbiwe. Ngo bahindura amagambo. Ariko Imana ni nziza. Iyo wahishuriwe Yesu hari ibintu ujya uhagama neza ukabihagama. Imana iguha umugisha. Reka